urakoze cyane Serge, ndagushimiye ndanagusuje kandi suhuje n'umutumirwa wawe ari suhuje n'abandi bari muri studio. Rero nari mpamagaye kugira ngo nkore intervention kuri numvise muvuga, sinzi niba hari ikintu specific umbaza cyangwa niba nakomeza nk'intervene. Nyeka ko wakomeza ko turavuga kuri imyaka 30 twibaza niba ibyo Kaga tumwibukiraho, aratwita ibigarasha, aratwita umwanda, aratwita amaziranoki, aratwita amaze, baratubwira ko azatwica. Niyo legacy abanyarwanda bajye banyandikira, abandi batadushyira mu byiciro by'ubudehe, abahanya n'abandi. Komunidari ati Kaga ni igicucu, Kaga nta bwenge, abandi bati the serial killer ni umuntu ukunda kunywa amaraso. Debi irafunguye, buri wese akaduha ibitekerezo bye, ijambo ryanyu. Urakoze cyane Serge. Impamvu yatubwiye nifuza ku intervena ni uburyo numvise Kagame atukana, atuka bagenzi be bamufashije intambara, nkaho mu by'ukuri ari we wenyine warwanya intambara. Yanagaragaza ko nta wundi muntu uzabasha kumushigura ibyo yahereye kera rero ubundi bwa nama FPR bivuga. Byatumye ntekereza ko nafata iminota nk'itanu wenda nkagira icyo mvuga. Njye rero ntago ndi butangire ngo Kagame ni igicucu cyangwa ni umurwayi cyangwa ni serial killer, ahubwo mbere na mbere njye navuga Serge, imyaka 30 ko ishize habaye urugamba rw'abantu rwatangijwe n'abantu bari barambuwe uburenganzira mu gihugu cyabo, bagahitamo gutaha mu Rwanda ku mbaraga. Hari abantu bamwe bavuga ko urwo rugamba rutari ngombwa, hari n'abandi bavuga ko urugamba rwari ngombwa. Ibyo ni uburenganzira bw'abantu gutanga ibitekerezo byabo ko babyumva. Njye rero ndi ku ruhande rw'abantu bavuga ko intambara yari ngombwa, no kugeza uyu munsi nkaba nakubwira ko ntayicuza. Icyo nicuza n'ikindi, ntabwo nicuza ko intambara yari ngo kuba ko yakozwe itari ngombwa. Iriya ntambara Serge ureba ni intambara ya leta y'akababaro ko kubura igihugu, nubwo gisa nkaho kitabonetse abantu bongeye bakakibura. Ngiye Serge, ngiye tuvugana uyu mwanya, njyewe navutse, sinavukiye mu Rwanda kandi n'umunyarwanda, navutse ku babyeyi b'impunzi mu mwaka wa 1900 b'impunzi zo muri 1959. So hari akababaro ko gutaha mu Rwanda. Ndibuka ko nkiri n'umwana wahoraga wumva ko tutari complete, wahoraga wumva ko hari ikintu tubura kuba turi impunzi, turi mu mahanga. Iriya ntambara yabaye rero yatwaye ibitambo byinshi, muri byo twahera kuri General Gisa Rwigema mwahoze muvuga, ariko nanjye ubwanjye yatwaye amaraso y'abavandimwe twavukanaga, bakuru banjye bari barangije no kwiga Makerere baje muri iyi ntambara kandi bayiguyemo. Ariko nakuvuga no kugeza uyu munsi ntago ndegreta ko iyo ntambara yabaye, sinanaregreta ubuzima bw'abakuru banjye baguye muri iyi ntambara kuko byari ngombwa ko bayigwamo. Ikibazo ni ibyagezweho nyuma, ikibazo ni icy'amaraso yabo yamenekeye guhera kuri Fred Rwigema no kugeza no ku bavandimwe banjye n'abandi banyarwanda batandukanye baguye muri iyo ntambara. Rero kugeza uyu munsi Serge, birababaje cyane, ikintu FPR ya Rwigema yarwaniraga Kagame yagihinduye ubusa, akora ibindi. Hari ibyo wabwiye ibibaza atari ko icyo gicucu ni mu mwagishize imbere. Buriya iyo wanarije neza, nje aya mateka y'intambara y'inkotanyi yankozeho cyane ku buryo buri munsi bishobora kugira mbitekereza nibaza ibyo ari byo, nibaza ibyo ari byo. Kagame yari mayibobo, umwana wo ku muhanda, birazwi neza. Muri make nta kintu ushobora ku-expectinga kuva muri mayibobo. Hari n'ahandi no mu bindi bihugu biba byarateye imbere, n'umuntu wagize amateka nk'ayo ngayo ntabwo ashobora kuzamuka kugira ngo agere muri positions nka ziriya. Ariko mu bihugu byacu rimwe na rimwe birashoboka. Kagame yarazamutse gakeya, ajya no mu ntambara, ayobora intambara, ntabwo yigeze arwana, birazwi. Ariko hagati aho ngaho mu gihe abandi barwanaga n'ubugome bwe yanakoraga n'ahandi yakoze ahari hose, iwe mu mutima yarimo kwiga ukuntu intambara irangiye, ukuntu abantu berimina abandi.
ukuntu berimina abakomuredi, ukuntu wica abantu bose indakuzi zose ukazica ukubaka ibindi bintu bishya. Igihe bari abarwanaga, igihe batekereza ko barimo batahereza umugozi umwe kugira ngo babone igihugu bakemura ibibazo bavuga ko baje gukemura, Kagame we yatekerezaga ibyo ngibyo. Bari abantu nabo hari abasirikare bakomeye bo muri FPR twaganira bavuga ati Kagame ibi twarayibonaga, ariko tukavuga ati umuntu ubwo abaye senior officer ejo bundi akazamuka akaba generali akaba vice perezida akaba minisitiri w'ingabo, bishoboka ko imico ye izahinduka, bishoboka ko ubujura buzagabanuka, bishoboka ko ubumayibobo buzagabanuka, bishoboka ko ubugizi bwa nabi bwose buzagabanuka, agatekereza uwo ari we, akamenya uwo ari we, akumva ko yahinduye status, akumva ko ashobora kuba undi muntu. Ariko ikintu gitangaje, Kagame yagiye abafatana imbaraga ageraho arahinduka aba undi muntu. Kosa ryabayeho ni irihe rero? Bano bakomuredi ba Kagame ari nabo bakuru bacu bakoze ikosa ryo kwimika Isarigoma. Buriya Kagame 100% ni Isarigoma, kubona ari umuntu utinyuka agakora ibintu bimeze nka kuri. Wamwita umurwayi, wamwita umusiriyo kira, wamwita iki, ni Isarigoma. Ni umuntu utamerita ikintu arimo, ni Isarigoma. Ariko Kagame ateye ate? Mu by'ukuri Kagame nyakuri ni uwe. Kagame ni umuntu wishimira akababaro kundi. Kagame ni umuntu wishimira ko yakubona ufite igisebe akakimena amasidi kigashwanyuka ukaboroga ugataka akureba umutima wo kwishima. Uwo nguwo niwe Kagame, uwo nguwo niwe bimeze. Ingoma zose zabayeho rero ku Rwanda zagiye zibera mbi abaturage, zibera mbi abaturage. Ariko Kagame twese abanyarwanda aradusogongesha, twese yaradusogongesha. Seje nkaba navuga iki ni igihe cy'abanyarwanda Kagame kumuviraho indimwe twese, ko twese yaradusogongeje, ari abahutu, ari abatwa, ari n'abatutsi. Biriya byo kudukanga ngo nta yindi revolution ishoboka, ahubwo ni uko ishoboka. Bariya mansiyo mu mazina ko bamuteye ikibazo avuga ko ntacyo bazageraho, ko ari ibigarasha, ahubwo ni uko bazamukura. Abantu rero ni ngombwa ko tuva mu bintu byo kuvuga ngo kuki mwashyizeho Kagame, kuki mwagenze gutya. Kagame arashaka kudukipinga muri icyo kintu cyo gukomeza kudutera ubwoba akatwica, no kudukomeza kwibaza ngo ubonye ibyo badashyiraho Kagame, ngo ubonye bamurasa, ngo ubonye bakamwica, ngo ntabwo ibintu byakagenze gutya. No, twagushije ishyano, Isarigoma ryicira ku ntebe. Ntabwo tugomba rero kujya mu mateka ya kera ngo biriya bintu biduherane, Kagame akomeza duherane. Ahubwo tugomba guhaguruka tukavuga ni isomo, wadusogongeje ikibi, reka tugukubite wa mushenzi. Kagame ni umushenzi, ni n'umujinga, ni Isarigoma yicaye kuri abutegetsi. Ni ngombwa ko twumva ibintu kimwe, tukababara, tugahagurukana umujinya mwiza, tugahirika ingegeri kavaho. Naho abantu bakomeza kuvuga ngo kuki mwashyizeho kanaka, kuki mwaje muri iyi ntambara, kuki byagenze gutya. No, wakwibaza impamvu FPR yazanye intambara muri kiriya gihugu muri kiriya gihe, ni wakwibaza impamvu uyu munsi turimo turwana. Ibibazo twatufite ababyeyi bacu twari mu buhungiro, bakuru bacu mwe ko baguye mu ntambara. Ubu ngubu ibibazo bari bafite icyo gihe nibyo dufite uyu munsi. Ibyiza noneho nuko rero abanyarwanda twese abahutu n'abatutsi turabisangiye. Cyagiye wabonaga wenda umubare munini wari abatutsi, ariko ubu ngubu turabisangiye. Ni na opportunity nziza yo gufatanyiriza hamwe abahutu n'abatutsi tugahira kuri ya muswa. Ariko twikuri ibintu byo kuvuga ngo inyenzi ngo mwimotani kuki mwateye u Rwanda, ngo abahutu kuki mwakoze ibi, ibyo ni mu byibagirwa. Ibyo kubigumamo ni ugukomeza guha Kagame imbaraga, ni ugukomeza guteza Kagame umwanya wo gukomeza kutwica nabi. Impamvu z'akarengane zituma abantu bahaguruka bagakuraho umunyagitugu. Izo mpamvu zari zihari icyo gihe, barahaguruka. Isarigoma rijya ku butegetsi riri kuri inshuro igihumbi. Ni ngombwa rero kuri Isarigoma ryatubabaje twe duhagurukira icyarimwe, kuko izo mpamvu zihari n'uyu munsi tukarikuraho. Igituma tuzamurwanya tukamutsinda ni determination na just cause. Urakoze Serge. Urakoze cyane Comrade Inyasi Rusagara. Ijambo Isarigoma uraryimukije. Isarigoma rwose ni Isarigoma. Abaza amasarigoma bazi behavior yayo cyangwa imyitwarire y'amasarigoma.